Mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. N'amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa senderi y'amahoro. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu ku Mana Data. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu ku Mana Data. Mana nziza, Mana ugira neza, twongeye kugushimira ko wabanye natwe umunsi wose. Ni ukuri uhabwa icyubahiro nyagahora ku ngoma. Dushimiye izina ryawe, dushimiye urukundo rwawe, dushimiye imbabazi zawe watugiriye tukaba tugejeje magingo aya ngaya. Uhabwa icyubahiro nyagahora ku ngoma. Yesu dukunda, aka kanya tunezerewe mu mitima yacu, tukuramya, tuguhimbaza kuko uri Imana ishoboye byose. Niyo mpamvu rero nyagahora ku ngoma nkweretse uyu mwanya gusa ubane natwe, uze uturinde. Ni ukuri abumva ijambo ryawe ubakomeze kandi ubahe ahagirize kwifuza kwabo. Turagusabye nyagahora ku ngoma, mu bicumuro byacu ducumura utubabarire. Ni ukuri umuntu agira imbaraga nkeya, ariko wowe nk'Imana uratuzirikana. Turabizi dawe ko uhari, turabizi dawe ko watubabariye. Uhabwa icyubahiro. Nkomeje kugusaba rero, nsabira abantu bose muri rusange, ni ukuri ijambo tugiye kumvana uze kuhaba. Ni ukuri uze kudusobanurira. Umwuka wera atugenderere, umwuka wera adukomeze, umwuka wera adufatishe, umwuka wera ni ukuri ajya akomeza aturinda. Waravuze mwami ngo ntawakuvuze wakozwe n'isoni, nta n'uwagukoreye wakozwe n'izo soni. Ahubwo nyagahora ku ngoma, ijambo ryawe ngo uwo rigiyeho ahora imigisha imutonyangaho. Ibyo rero nyagahora ku ngoma turabisabye ngo bize bitugirirweho mu
mu izina ryawe Yesu. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana nyamana. Tugushimiye urukundo rwawe n'impuhwe zawe, tugushimiye yuko twumvishije, tugushimiye yuko ugiye kutubana natwe muri iri jambo ryiza. Mu izina ryawe Yesu, haba icyubahiro munsi no mu ijuru, uragahore ku ngoma iteka ryose. Amena. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Migani, igice cyaho cya 19 umurongo waho wa 7. Haravuga hati: abavandimwe b'umukene bose baramwanga, inshuti ze zikarushaho kumwirengagiza. Iyo abaganirije baramuninira bakigendera. Dusome mu gice, dukomerezeho mu gice ku murongo waho wa 22. Avuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyabinyoma. Twongere dusubiremo: abavandimwe b'umukene bose baramwanga, inshuti ze zikarushaho kumwirengagiza. Iyo abaganirije baramuninira. 22. Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyabinyoma. Dusome no mu Baroma, igice cyaho cya mbere, umurongo waho, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa 24. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo irarikiye, bakore ibiteye isoni, bonone imibiri yabo, kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe, bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ariyo ishimwa iteka ryose. Amena. Dukomereze mu Baroma, igice cya 2 umurongo wa 21. Mbese wigisha abandi ntiwigishe? Ko uhana kwiba nawe ukiba? Ko uvuga ngo ntugasambane nawe ugasambana? Ko wanga ibishushanyo biremwa bisengwa nawe ukanduza urusengero? Ko wirata amategeko nawe ukayishisha Imana kuyacumura? Izina ry'Imana ritukwa ku bapagane ku bwanyu, nk'uko byanditswe. Amena. Nagarutse nanone kongera gusoma rya jambo ry'Imana, kuko twavuganye ko buri mugoroba tuzadusoma ijambo ry'Imana tukarisobanura igihe gitoya, ubundi twarangiza tugafashwa n'Imana uko tubyakiriye. Bakristo bavandimwe, aha maze gusoma amagambo akomeye cyane. Maze gusoma ijambo ryo mu Migani, igice cya 19 umurongo wa 7, rivuga ngo abavandimwe b'umukene bose baramwanga. Ni ukuri, umukene hari igihe ukena ukagira ngo ahari wabaye igitutsi, cyangwa ukagira ngo ahari warwaye indwara mbi. Ariko ntabwo gukena biba ari indwara, kuko gukena uyu munsi nshobora kuba nkennye, ejo nkakira.
umunsi nshobora kuba ntameze neza ntafite amafaranga ariko ejo nkayagira. Ubukene bubi bwa mbere ni ku mutima, gukena Imana, gukena mbese njyewe uko mbyumva ntabwo gukena ari bya bindi kubura amafaranga, kubura ibiryo, kubura iki, ahubwo ubukene bubi ni ugukena Imana, gukena bya bindi ushobora no kuba uri umukire ariko ukaba udakize ukennye Imana, kuko umuntu wese umukene aba afite ibintu runaka umuntu adafite. Nshobora kuba nkennye nabuze ibyo kurya ariko hari ikindi kintu runaka nkizeho. Rero bakristo bavandimwe, tureke kureba umuntu mu myambarire ye, cyangwa se tureke kureba umuntu ukuntu asa, cyangwa se tureke kureba ko umuntu yaburaye ngo twumve ko twajya hariya tukamuningura, tukavuga ibintu bibi, tukerekana yuko nta kamaro ntaki, ariko muri iyi si twese ni ugufashanya. Reka dufashanye, dufatane ukuboko, dufatane urunana, kugira ngo iri juru bavuga tuzarigeremo. Bavuga ko ringana, ngo kujya mu ijuru bingana nk'akenge k'urushinge, ngo ni nk'akobo, ngo ni nko gufata akobo gatoya k'urushinge ukakanyuzamo ingamiya. Ese koko wirebye nanjye nirebye, ako kobo twakanyuramo? Twitekerezeho. Ako kobo, uwo muryango w'Imana ufite abantu bangana gutya, ufite ibintu bingana gutya, biri kuri iyi si, twahanyura? Wowe njyewe twanyuramo? Twakomeje tureba kuri 22 w'iki gice, havuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyakinyoma. Ni ukuvuga ngo nshobora kuba nkenye ariko wowe ufite ibinyoma. Urakize ariko ufite ibinyoma. Niyo mpamvu dukwiriye kugira gufata no kugira ngo tuzagere mu ijoro, kuko ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Ukundwa nande? Ukundwa n'Imana. Kuko abantu bo harimo n'abakunda ibinyoma. Reka rero dushishikarire gukorera Imana, kuko Imana rurema ariyo idufasha muri byose. Twakomeje mu Baroma batubwira ngo nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye. Imitima yacu irarikiye ibintu bibi we. Iyo mitima yacu irarikiye ibintu bibi we. Irarikiye ubusambanyi hanze hano, irarikiye amafaranga y'ubujura, irarikiye kugira nabi, irarikiye ibintu byinshi bibi. Iyo bavuze ifaranga, buri uwo ari we wese yambara amababa, akambara iki, akaba yumva yagenda, niyo byasaba kuyakura mu mwobo akajya kuyakuramo, mu bintu bibi akayakuramo. Harimo n'abavuga ngo ni shitani n'ibibaho ko kwitanga amafaranga. Twagenda kavuga ngo twagenda, ariko se nugerayo hajya uzi ko uzazamuka? Nugerayo hajya uzi ko aya mafaranga azakugumaho? Nugerayo hajya uzi ko ibyo wibwira wowe n'umutima wawe n'ubwonko bwawe ariko bizaba bimeze? Reka dusenge, dusabe Imana
ahubwo ayo mafaranga ave mu bintu bifite umumaro, mu bintu nyabyo biri reality, bya bintu wasengeye, ya mafaranga wakoreye. Muri Bibiliya havuga ko Imana yanga ubunebwe, ntikunda umuntu uryamira, ishaka wa muntu ukorera Imana, wa muntu ukora akazi ke mu rugo akakorera umuryango we, ishaka wa muntu ukunda igihugu, wa muntu. Iyo tuvuze gukunda igihugu no gukunda mugenzi wawe, wa muturanyi w'impande yawe, ukamukipinga, ni ukuvuga ngo ukamusevinga, cyangwa se ukaba wamufata niba hari ibyo yabuze ukamushyira, niba urariye nawe musanganire, umuhe kurarira, bya bindi bikeya mufite mubisangire. Iryo ni ryo jambo ry'Imana dushaka muri iyi si. Ntabwo ijambo ry'Imana ari ukuhora dufite Bibiliya gusa, ntabwo ijambo ry'Imana ari ukujya gutura mu rusengero gusa, ntabwo ijambo ry'Imana ari ukurivugisha umunwa gusa, ahubwo ijambo ry'Imana ni ugushaka bya bindi bifatika, bya bindi uzibutsa Imana ukayibwira wageze mu magorwa, se ko ngeze ahangaha Mana fasha, nanjye dore hari ibyo nakoze ABCD, nageze nkorera ngira, nanjye rero ndagusaba ngo uze umfashe. Kristo bavandimwe, sinifuza yuko iri joro bamwe bazarijyamo abandi bagasigara. Reka twese turikorere hamwe, dufatane urunana, ubundi tubashe kwigira mu ijoro neza. Ikindi nahoze mvuga ku byo gufasha. N'itora mu rusengero rirakenewe yego, ariko gufasha ni ikintu kiri prioritaire ku muntu uwo ari we wese. Sinibaza ko iryo joro twaribona tutafashije. Turebe ngo mbese wigisha abandi ntiwiyigishe. Ese koko ndimo ndabigisha, ariko nanjye ubwanjye siniyigishije? Ndababwira mwisambana, ariko nanjye ubwanjye nkabikora. Reka dusenge Imana tuyisaba idufashe bya bindi bibi tubireke mu mitima yacu, tureke kwirata amategeko natwe kandi tutayakurikiza, tureke kwigisha abandi kureka gusambana natwe ubwacu tubikora, tureke kwigisha abandi kureka gutukana kandi natwe dutukana, kwiba natwe twiba, gusenga ibishushanyo natwe tubisenga. Dufate izo caractère zose cyangwa se izo nyigisho zose turimo gukora, ubwo butumwa bw'Imana turimo gutanga, n'izo caractère, ibyo bituranga, duha abandi, tubanze twihereho tubone kubihereza abandi. Iryo ni ryo jambo ry'Imana. Reka ncumbikira ahangaha, ariko nibutsa abantu bose, ni ukuri bakristo mureke dukorere Imana. Iyi Mana yacu ni Imana nziza, Imana yacu ni Imana ikunda abantu, Imana yacu iyo wayikoreye nta wundi munezero n'umwe wongera kubona nk'uwo ubona uri mu Mana. Imana yacu itanga amahoro, nta kindi kintu gitanga amahoro. Ntiwajya mu isoko ngo uyagure, ntiwajya he ngo uyagure, ariko iyo uri mu Mana tujuru ubona amahoro. Iyo uri mu Mana
ubona byose wifuza. Iyo uri mu Mana amafaranga urayabona. Iyo uri mu Mana ibyo usengeye byose biraza. Kubera iki? Ya Mana dusenga, ya Mana tuvuga, ya Mana dukorera nayo iraza yaravuze ngo nimungeragereshe amasengesho, munsabe nanjye nzagira gute? Nzabaha. Hari undi muntu wagenda akabwira ati nzajya mbyuka mu gitondo nze mu kigo, umuntu uramukorera ugahera ku wa mbere ukora ukarangiza umwaka ukageza undi ukamara imyaka 10, 20, 30, wajya kumuvira mu rugo uhakoha wahaje, usibye igikorero uba warakoze cyangwa se ubusaza uba warazanye n'umwenda uba wambaye icyo gihe. Ariko Imana yacu nta muntu ujya kuyikorera ngo agende uko yagize gute, uko yaje. Iramufasha ikamuba hafi, mbese ibintu bikagenda neza. Mana yacu rero komeza uturinde kandi ukomeze ufashe buri umwe ari we wese. Ndabizi turi kumwe n'abantu benshi hano, ariko tugiye gusenga tubwira Imana ati Mana twegere uduhindurire imitima kandi udukomeze tuzageze mu buzima tuzageze igihe tuzaba twicaranye nawe turirimba na za ndirimbo nziza zo mu ijoro, ya majwi meza abantu tutazi kuririmba dusigaye tuzi kuririmba mu izina ryawe Yesu. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, uri Imana ikomeye. Ijambo ryawe tumaze kuryumva, ni ijambo ryiza ryadushishikarije gukora, ni ijambo ryiza ryadushishikarije kumva, kandi ibyo twumvishije tukaba ari nabyo dukora binyuze mu izina ryawe. Ni ukuri ijambo ryawe ryatwigishije ko ntitukigisha abandi ibyo twebwe tutigishije, ntitukigishe kureka gusambana kandi twebwe dusambana, ntitukigishe kureka ubupagani kandi natwe turi abapagani. Ryongera ijambo ryawe ritubwira ukuntu tunegura abakene, ukabona umukene hariya ukamunegura ngo ameze atya, ibyo munyegura ku ngoma. Twumvise ko ubuhanuzi bwawe bwatubwiye kubireka. Turakwinginze rero ijambo ryawe rize riduhindure kandi riduhindure aho duherereye hose, turi mu gihugu hose. Mwami wumva ibi bintu byose ubyumva, haba ari mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu, umuhindure kandi umukomeze, umukureho umwuka mubi wa shitani mu izina rya Yesu, ahubwo umuhe inkomezi zawe, umurinde. Ni ukuri umuhe marayika imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso, hose arindwe. Turakwinginze rero komeza kugendana natwe kandi ukomeze kudufasha. Habwa icyubahiro munsi no mu ijuru. Tugushimiye ko twumvise kandi udahwema kutwumva, mu izina ryawe Yesu, amen. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose.